murabizi neza ko ahantu hose mukora tubasabwa uducupa twa energy. Ndabeshya muze? Ndabeshya? Ntago mbeshya. Turabasabye. Tugiye gushishikariza abanyonzi cyangwa se abatwara amagare kwitabira gahunda y'isuku, twirinda kujugunya imyanda ahabonetse ahantu aho ariho hose. Rero ubukangurambaga tuzakora no kugenda tubibutsa ko isuku ari isoko y'ubuzima, yuko ari cyo kintu. Nyuma y'ahanga harakurikiraho ubugenzuzi, uretse n'abanyonzi ahantu hose tugomba kuhagenzura tukareba ko isuku yubahirizwa, ariko noneho by'umwihariko ahantu hahurira abantu benshi turaza gushyiraho puberi.
murabizi neza ko ahantu hose mukora tubasabwa uducupa twa energy. Ndabeshya muzehe? Ndabeshya? Ntabwo mbeshya. Turabasabye. Niba tuvuga ngo kirazira gucupa hasi, umushoferi w'igare, umunyonzi agafata agacupa kanywa energy yarangiza akajugunya aho ngaho, nta message ubuhaye abana aba bana. Urumva utwaye umunyeshuri urangije unyoye energy ugitaye aho ngaho, wa mwana nawe niba afite akabisi n'urajugunya. Icya kabiri, ugiye gutwara umugenzi, jire irasa nyiritaka, umwenda wambaye urangiye, igare ugiye kumwicazaho rirangiye. Utanze serivisi nziza, utanze serivisi nziza bose mudufashe isuku ihere kuri umuntu ku giti cye, aho akorera n'abaha serivisi. Ni gute twategura indyo yuzuye turinda abana kugwingira? Kugira ngo umuntu yari indyo yaba yari ikiri kuba cyane. Ikindi indodo, ibijumba, ikindi ibirinda indwara, ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri. Baguha amashyi. Ibijumba, hanyuma ibyubaka umubiri, indagara, hanyuma ibirinda indwara, imbuto. Mumuha amashyi. Igikorwa twakoze uyu munsi kigamije gukangurira abaturage kwita ku isuku n'isukura, aho dukorera, aho tugenda, ndetse n'isuku muri rusange, twirinda kujugunya imyanda aho tubonye. Ndetse njya mwabonye ko twatanze urugero ku maparikingi aho abanyonzi bahagarika amagare yabo, kugira ngo tubereke ko atari byiza ko bakomeza kuhajugunya ngo udupapuro cyangwa se uducupa baba banywereyemo dutandukanye. Nitwa Bizimana Elias, mpagarariye abanyonzi bo mu Kagarama mu karere ka Kicukiro. Nk'uko byavuzwe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Kagarama, tugiye gushishikariza abanyonzi cyangwa se abatwara amagare kwitabira gahunda y'isuku, twirinda kujugunya imyanda ahabonetse ahantu aho ariho hose. Ngewe nka bagenzi banjye mpagarariye rero tugiye gufata ingamba zo kwisubiraho, tugashishika twese muri rusange tukagerageza kwirinda ibyo byose byagiye bituvugwaho, dutoragura imyanda ndetse twirinda no kujugunya imyanda aho ari hose twiboneye. Nitwa niyo byose bagakorana deje nk'abandi imwe mu ntore ziri ku rugerero. Mu buryo bwo gukangurira abantu isuku ni ukugenda dukora ubukangurambaga, tubwira bamwe mu banyonzi bagenda bateza umwanda mu muhanda, gutoragura bimwe mu byo bahura nabyo kuko bari mu bamwe mu bateza umwanda, hamwe no mu baturage muri rusange tubakangurira kugira isuku kuko ni nabo bagira uruhare mu kugenda bata ibintu mu mihanda. Rero ubukangurambaga tuzakora no kugenda tubibutsa ko isuku ari isoko y'ubuzima, yuko ari cyo kintu cy'ingenzi mu buzima bwacu. Nta suku nta kintu twakigezaho mu gihugu cyacu. Ku mirire n'igwingira ni ukugenda tujya mu marerero no mu bigo by'amashuri tubakangurira ko indyo yuzuye ari ikintu cya mbere. Umwana atariye neza nta ntsinzi yagira, nta n'ikintu yageraho. Nyuma y'aha ngaha harakurikiraho ubugenzuzi, uretse n'abanyonzi ahantu hose tugomba kuhagenzura tukareba ko isuku yubahirizwa. Ariko noneho by'umwihariko ahantu hahurira abantu benshi turaza gushyiraho puberi cyangwa se aho bazajya bashyira imyanda, ahantu hanini bashobora kuhashyira kugira ngo birinde ko yakwitwaza ko yabuze ahashyira imyanda. Niba ari agacupa afite agashyire muri puberi, niba ari aho ataregera puberi aba akabitse kugeza igihe agera hari puberi. Nibikomeza kugaragara hazakurikiraho ibihano, ariko ndibaza ko bitazageraho duhana kuko ubukangurambaga turabukomeje kandi uko bagenda babyumva bizageraho bikemuke. Icyo saba abaturage bakagarama ni isuku hose. Isuku burya ntabwo rigombera ibintu binini, isuku ni ukuryitegura, aho yicaye akaba hari isuku, uko akarabye akaba yumva ko ari isuku yakoze, aho anyuze yabona umuntu akoze ibinyuranye n'isuku akaba yamuhitira cyangwa akamwibutsa. Si ngombwa ko dutegereza ko ubuyobozi bw'umudugudu, isibo babikora bonyine, ariko niba umuturage ariho agenda akabona mugenzi we ajugunya akantu katari ngombwa akamwibutsa ko ibyo ngibyo akoze atari byo, bakagakuraho ko isuku ni twese.
isuku izahera ku murenge ku karere twaba twibeshye kuko isuku ihera mu isibo, abagize isibo bakabyumva, mu mudugudu abagize umudugudu bakabyumva, hanyuma tugafatanya noneho kugenzura imidugudu yose, akagari n'umurenge. Niyo mpamvu mwabonye twasinye amasezerano n'abamutwara sibo ndetse n'abayobozi b'imidugudu kugira ngo nabo badufashe kubigeza ku baturage dufatanije kuyobora.